Bon aba Western Uganda. Please tambana nyorjero kandi turiyaha abohereza obwa Studio B our Sky Television in Flavia Nyakato September 1 mpaka stirama rwo kiganiro. Thank you. Our future in thy hand. You life and free for me, party together we always stand. To put it so all in my heart. One begun, all side, the goodness is never sad, oh no, Tugaruza mukabisa mani, shitamu mukatuni kawe, omuizina ya Yesu. kama tutarwana yasatichisa ngora hamwenije bene kama libere bera kobe dushangiwe kwa kwawe twenda bayale bashtabya tukoko kwawe tukure kandi ekibecho tanjire kikama kigumize mu cyane byana bindi birahibisisi na yawe umusiyona Yesu Kristo kama I'm wondering if there is anybody here among us who cannot understand me. I don't know whether we need someone to. If we are here and you don't understand me, we can get no kwakira Bishop Nathan Ibrahim Kandi no kwakira Bishop Nathan Ibrahim esenda no mwanjero abamasi n'ongere kandi basi no kwakira ba Pastor Mwena Mariaha no kwakira ba pastor mwese muraha kama asimwe yaturundana hamwe izina lya hangari simwe kandi Imana ishimwe ituzanye hano twese izina ry'Imana rihimbazwe kandi nahabwa icyubahiro Hallelujah. Amen. Echimbe nyanda kwasima kuko basibati kandi ndenda kubashima kuko mwakora sanisa wakanyora angayanda murakale Imana je yambwiye kare yaje tumukama wawe ndakuza kuzana suti yaje ngo sio unataka je kwambara suti mwende katafuta ngada mwesu na utambara suti Hallelujah. Amen. Mukana abakira mwenda ariko ndabakiriye mwese kandi kama gambirishi kandi kama bwirishi kwete nga kunchondo za yabandi na kubabazima ninga webshuba ntabwo bikwiriye kugira ngo mu mushakishe kugira ngo tumanya bari umuhanuzi w'ukuri cyangwa atari ukuri ekichi kanchi yambe na kubabazima kitoka kanga abichi kendo za gamba reka vuga icyo agiye kuvuga rohangara hamwe nitwaha Imana iri hamwe natwe hano kandi hamwe n'icungwa hamwe n'icungwa kavuga twagera no mu izina rye ntabwo Imana iri hamwe natwe kuko twarundanye mu izina ryayo kuko Bibiliya ivuga ngo babiri batatu iyo bari hamwe Uwiteka bari hamwe nabo kureka shemererwa habisi ahubwo Imana inezerewe ku bwinshi kureba ngo abana b'Abaruhanga kureba ngo abana bayo mahamwe bicaye hamwe kwenda kumanya amadini n'amazina na titles ntawenda kumenya amazina ntawenda kumenya aho dukomoka areba mugenzi we kamywano we umuntu arareba mugenzi we nk'inshuti ye membabuza hanga yana arebeshi ejeshi ndababaza Imana n'ibireba kitureba n'umuryango ajyana urajyanga Imana iratekereza imbere rohanga nasheka Imana iraseka tugambira ngo ariyo mu iguru nasheka Bibiliya tubwira ngo Imana iri mu ijuru iranezerewe abashikiritu
amushikira abasubira Imana iraseka amazi maso. rahanga nashika rahanga nagira ikintu Imana iziguseka, Imana izikurakara. konke kijya Ariko ikiraha ekiryaha icyo tureba hano uyu munsi, rahanga yacyakira kandi yakishimira Imana yagikunze kandi yakinezerewemo. so bishop nyanda kusima mukama yebare kutwenda Ndenda kushima Bishop bari kuduhamagara twisha kugira ngo ibe bikuye biturarye tutakajyaga ntabwo tuza hano kugira ngo hari ibiryo tugiye kurya ibyo tutararya tukabaho konka kwerundana bishop ariko kuza muri uno mwanya tukerundana tutisire kwe tutarasiye kipina nanga konka kabana barahanga tukerundana tukaza nk'abana b'Imana tutari hasi y'ikibina cyose kuko turi abana b'Uwiteka. yewe nasa tukishabira na niwe kishabire kigumeho Ndenda kugisengera nawe ndagusaba usengere ibi bintu bihoreho. abana bo kujya mu kigumeho kimwe Rero uvuga ngo ibi bintu bihoreho ekindi nyacyashitse cyashemeza kandi ikindi cyanejeje cyane, tukagira ikiganira twagize ikiganiro cyiza. egeta competition egeta debate kurabano harasi kikaze ikiganiro Ntabwo kwari ntabwo kwari guhakana, ariko cyari ikiganiro cy'abana b'Imana. haleluya Haleluya. twaganira twata Twaraganiriye, tumaze kuganira twese turahaguruka konka turataha. ntukureba abambere bari mu kiganiro iki na hato barwa Ariko nabo narenze abantu bari mu kiganiro. Haleluya. icyo nicyo rahanga kwenda Icyo ni cyo Imana ikwiriye kubishaka. kine cyoyine nyowe cyintine Hari icyo ufite, icyo ntafite, nanjye ni masaka banyine kinyine naniwe no cyindenga kandi nanjye mbashije kugira icyo ngira, icyo wifuza. wewe kuna kwebangaho ninga nakwetunguraho Ubundi nakwiratiyeho cyangwa nkihagurutsa nkabanyemerera iki bajya naba mpagaze kuki, abo kuba cyoyine ukacaho kuko icyo mfite waragihawe, nanjye kinyine kacaho nanjye icyo mfite naragihawe. kudabe nakiriwe Nanjye icyo mfite niba naragihawe, kandi mugama yacipfire gutukoze sabo kwambe kandi Imana yarabiduhaye kugira ngo twubake umubiri wayo. abikiri kwandengwanga Ni impamvu ki nagukundi, nenga abikiri kwepanga ni impamvu ki nihagurutsa, abo kuba kinyine kacaho kuko icyo mfite naragihawe, cyoyine kacaho nawe icyo ufite waragihawe. kandi kigendera kure cya mugama Kandi impamvu nkuru y'Imana y'Uwiteka kugira ngo ibiconce bitwime ni ukugira ngo izi mpano zose dufite tubikozese tuzikoreshe kombe rwa kristo kubaka umubiri wa Kristo. babasa kuburyo ine doctorate ino kosho no kwona Nuko ushobora kuba uri aho ngaho warize waramenuje, konkezo mbabazi mugamba gasukwa ariko ubwo buntu Imana yarabuguhaye ngogire ikiwanga ngo sinari nanjye ugire icyo wakora, nanjye muhanga ine cya prive kandi nanjye hari icyo Uwiteka yampaye kugira ngo nkipereze kugira ngo nanjye nkimuhe. kongerera tukubasha kukitunga Rero ko ukuntu dushobora gusubiza werundana hamwe iyo turundanye twashitama hamwe tukicarana wahana ekitebesa tukubahana kabahereza ba mugama nk'abakozi b'Imana. uje gushanga icyoyine nanjye nakitunga Uraza gusanga icyo ufite nanjye gitwaye, nanjye kinyine nakipereza nanjye icyo mfite nkakiguha, kandi icyoyine kandi icyo ufite utandika kucayo iyo utangiye kugitanga ruhanga yongeraho Imana ruhanga irakurikira, yongeraho ruhanga yongeraho Imana ikongera, izina rya mugama risize izina ry'Uwiteka rigahimbazwa. ikintu eki mutakireba nk'ikintu Iki cy'umucama kintu mutakireba nk'ikintu cyoroheje, iki ni ikintu cy'uruhanga yatandikaho iki ni ikintu Imana yatangiye. nobasa gushanga Waba ushobora gusanga ukakishabira waragisengeye, ukakishabira waragisengeye, abasa kwakurenga nk'igikumi ushobora kuba byaragizeho n'imyaka 10, ukakine nk'ikiwarebere ariko icyo cyondo wabonye nk'ikiwahurire hariho cyo wumvise magira ushasha kirakuba ntayebuza wagira wibaza ntituza kuryana gukoma uti tuzajyana tuzashwana mpaka ryari, turya abana ko barahanya turi abana b'Imana. ubu tutekida hamwe Impamvu ki tudahura tukaba
twabaisi wakishabira uragisenge mweno mwire kumanya mu bihe by'utakibuka ruhanga yakikora none Imana yakikoze icyo cyo kureba tureba uyu munsi mukakishabira baragisenge none cyatangiye isobanura abana barahanga bakashitama ngo umunsi umwe abana b'Imana bashabira Petero basengera Petero yari yarafunzwe bamushabira baramusengera mukama ukomorwa Imana ikura Petero mu gihome haterebe cyabire ibyabaye Petero yisha Petero yaraje ariyo nakongota yaje komanga kuruji bamuhura baramwumva bayanga kwigura banga gukingura ati ni Petero mu ateka n'icyo muzi Petero bayanga kwigura baza kubanga gukingura okuyakira ubwoba udegera atinya kaje ko muri Petero ngarwo cyangwa sa kwataruki nenga ina kugamba kawe ngo hashobora kuba hari uvuga kawe koka kabari Petero kandi ariko yari Petero bakashabira Petero basengeye Petero yisha Petero aragaruka bacererwa kumwiguriraho batinda kumukingurira aho ubwoba kuko bari batinye ya mbere Petero washabire kamubwire Petero wasengeye ruhanga wihiro mushome Imana yamukuye mu gihome igurira Petero kingurira Petero wawe bashabira Petero basengera Petero Petero yakomoro Petero arafungura atarera nyata mu nyigurira araja tumunyingurire bati no basukshanga ko mugejeje gusa gusanga muri no no yo mu mwanya habira ko kabashuma no mu mwanya hari abashuma basange Petero hanze bamwicire ku muryango bitwa bariye baba yicwa bari bamufashe mu gihome ko kabitwaga bya ariko yicwa abari ku muryango Petero ariyo nafa impamvu ki Petero yapfa abo bamushabire kuko bamusengeye bacererwa kumwigurira bakererewe kandi ku muryango ubuhanga hari ubwo Imana obatuhereza ibitwashabire n'ibyo twasabye ntabwo bwoba ariko ahubwo gutinya tutina kuhigura twarwana gutinya kurikingura obwisina lya Yesu izina rya Yesu byone n'uwashabire ibyo basabiye byose isiso lya iyo mu bitaro cyo tekana akura bitahe mu izina lya Yesu mu izina rya Yesu wowe washabire ibyo basengeye ubwobu ibi gito gihe ubwobu icyo gihe mu izina lya mu Yesu izina rya Yesu abana baraza kureba iki mbara hari ikigiye kureba government officials baza kureba iki gavumenti bagavumenti nicyo bagiye kureba n'abamwe bakagira ngo mutwe bajya kukaba tubakundisha baraza gutangira kwibaza abantu bakorera iki bishop nahita mugenzi we bishop ahamagara bishop mugenzi we nubwo natabariza mugenzi we agatahisa tubikoresha ariko si ibintu bigenze twokaye barisha ariko we bari gusenga kugira ngo tugiye barisha kugira mugenzi wawe turakoze kuko basenga urakoze kuko basenga washabire icyo basabiye cyose Imana cyashirire uko cyashyiriye rero Petero bamukomoreye Petero yafunguwe mwigure reka nawe ukingura tayo rero mbarici yaza kureba reba mbarici yaza hari icyo kigiye kureba reba ikintu mbarici kubona hari ikintu kigiye kubona reba ikintu mbarici kubona rero wana uvunuro mutakumanyo reba mbari ikintu kigiye kureba reba Uganda yaza kureba ikintu Uganda igiye abana bahanga bemerire hamwe abana b'Imana bahagaze hamwe haleluya bariyo batambura hamwe iyo baragendana abana batakuye hamwe bari hamwe abatasangiraga barasangira n'abandi babiri baterwa umutwabwe kanisa ya Kristo abo nibe babandi bagira ngo baterwa ku mutwe w'ikanisa n'ababiri baterwa umutwabwe kanisa ya Kristo hari abari baba bara ku mutwe w'ikanisa Kristo babira gato bakoresha bagiye kanisa ya mukama ikanisa ya Uwiteka abeine kujiteganisa bibabaza kama wayo naisha kujiteganisa yaraza kuyitunganya haleluya haleluya ebe cyakabiri cyasa kubaho ikindi kigiye kuba n'iki okufa gupfa emyaka yawe itakashikira imyaka yitarashika cyarukaho none cyapfuye kigenda pastor bisha kufanya umwana nta mushumu ugiye gupfa abenshi kubera iki saburigana ashatunisha zaburi ijana mirongo itatu na gatatu n'umusoro yagira vuga ngo ukuntu ari byiza abavukana kuba bari hamwe abavandimwe reba uko kiri cyiza kandi kinezeza abavandimwe kwica
bw'ubugusubwinji bumeze nk'amavuta bw'ubugusubwinji nga ni expensive y'icyubahiro. Kimanisha kwa sikia avuga ku kigambo cyo cy'ikugamba cyo important yes really pendera chiringa perfume yo gusubwinji abashaka gusubwinji wanda kwa agaciro Zedaro ngwabo kubaho ngokukaho aho mukashi abishima bafuna muri bakwata aho bicarane hamwe ngo noho hanga yayisire ngo habo mugisha ni Imana yakizongoreka hati umugisha omugisha guha uwuhe mugisha amagara ubuzima keberonedero ubuzima bw'ibihe byose ikibone k'abantu abagugenda hamwe bakwatanisa ntabwo bajya ngo uwo muntu weretswe ikintu cyo gufatanya. Haleluya. Kandi azagumaho ntabwo azapfa. Urakoze gusengera Petero ubugere gukingurire Yesu udatinya utagira isoni gukingura Petero igihe cyo kurwanira mu madini aha ntabwo dufite abakongomani ntabwo dufite abanyarwanda kandi twese turasaba Imana kandi Imana yaduhaye umushisha twese turi mu gihugu cyose reka dukoreshe uyu mugisha Imana yaduhaye twubake umubiri wa Kristo urebe kigiye kubaho. Hallelujah. Amen. Bintu barema satanga. Ni benshi bagiye gutinya kandi bagatangara. Twera tumemerere hamwe mu rurembo. Twese tuhagaze hamwe dufatanyije. Tutari kugira ngo Hosana Desta. Tutavuga ngo Hosana Gospel. Tutavuga ngo Hosana Manyachi. Hosana Simurina Neta. Hosana ukwera wa Israeli. Hosana umwiziko wa Israeli. Yemane Yesu. Kwasa shomi ntabwo kubana amanga ruhanga ubutungana nizo mbaraga z'Uwiteka niba mbere mutakarebere Jesus much mwari mutarareba Jesus mwari mutarayibona imwe mwaza kureba Jesus mugiye kubona Jesus tugiye gukorwa wowe na radio program hari indi program abasilamu barero banterera barero bishobo Jesus much abamadini bose barimo baramuhamagara ngo barinde kuza icyo hano na bitanu kijyambere kuri ya mugenzi wawe kuri 25 tuzakoreka ibintu turenda kwereka ibintu bibiri icyo kwetwa twasa shomi ubutumwa ntabwo budufasha isoni icya kabiri ikindi cya kabiri kuri kanisa ya Kristo tekeye baganisamo itorero ry'Uwiteka ntabwo ritana Omwisina izina rya Yesu yemereze ko yosina kama twebwe arabicubatandika zamura ukuboko kwawe ujye bari Imana mwiza Imana kugitangiye mwebaze twebwe arabicubatandika Imana ugiye twebwe igitangiye twebwe arabicutisya Imana twebwe kugitangiye ari icyokoze gishetesa kanisa no kuchonde wakuruzi kanisa yawe turundana hamwe ibare kuturundana umunsi shara ibare kukoga twashibire turi kugira ngo mukama amasengesho twakuze twebere Yesu twebere Yesu tugita hamwe twebere tuyaho
ikemo kirukundo shimana Imana itugeza hamwe ishimwe shimana izina ryawe rahabu ishimisa mukama izina ryawe rahabu ishimisa izina ryawe rihabwa icyubahiro mwebazo ibigambo by'amashimwe Imana abo yawe uzabahereza umushahara urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rurerure cyane urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana rurerure cyane ntawarurondora urukundo rw'Imana rurerure cyane ntawarurondora urukundo rw'Imana rurerure cyane ntawarurondora tubasabishiza babo turabitera haleluya turi mu turi cyaha muzima ntabwo turabagaturika Ikigali Church of Uganda harimo turi Church of Uganda ni kanisa y'abarokore iyi ni itorero ry'abarokore abapasiteri baravuga mwese kamera hasi bicaye hasi abashobora hanga mukamasiru abakozi b'Imana barishimwe abamwe ni mamanya amwe ntibamanya bamwe ndabazi abandi ntabwo bazi kandi ko mutari kumanya kandi uko ndabazi namwe ndakeka ko mutazi icyo bamwe face isibire ubaminde niyo mpamvu bamwe niba mwarakaye I am your brother ndi mugenzi wawe I do come Sky TV ne TV yo muri Bararo mu kari kwa Ihanga Ryona Sky TV ni televiziyo iri muri Barara ariko ifata igihugu cyose wari bazakwe bone yije bakuzo mbashizao yewe iwanyu baraza kureba warakaye bashobora rwose ko wakize ni Ashnani nono jina ya izina ryawe Ashnani kabendera Ashnani ninakumbuka televiziyo Benda mino irenda ko duseka irenda ko kureba ku menyo yacu sasa mimi nganga bagasariki hari abafite amenyo meza yo ka living story ubwo yahaye living story kandi munka mukaga afite amenyo n'atandatu ukamasi ukunyeho kwa rubeni kama nababa bakore ibyo boro dusa neza twakira aba TV aba televiziyo ayo mukwebera hone aho muturebera hose abantu ba ba pastor abantu ba bishop ba pastor ba revera bose muri murandusana kubi murareba dusa nabi muri batutavugira murareba tudasukuye amen amen iyo tutuza n'ibyo naho baparika huzuye amamodoka arahari tuyinayitiro kuruga hari aho tuva tuyinayitiro kuza kandi tuzi n'aho tuzi muri binyowe ndibasura urugendo rurerure jewe ngeze ingendo ndende najya gusanga akazi
ntabwo umusoma cyo ataravuga muri hano babiri ngo ibivugo bivuguta ubibonye ko nabinza wanti atari mubiri ngamo moyo aravuga kuvuka k'umwuka kibana neza sayisa mirongo inani na gatatu kibana neza muri mirongo inani na gatatu kuba ukuta basabwe barukora ayinetaye nta murokore wambara gitari akatari umurokore agarayine kitomije nta murokore wagirana inkweto akatari umurokore ayina kagari nta murokore wanavugaga kagari muri mirongo inani na gatatu ntabwo kanise y'abarokore iyo mbeco tukatuyansiye biti nta torero ryari ryubatswe twasengeraga hasi y'ibiti kandi ubwose mu kanisa w'imeshoni uhoroye mu imeshoni kandi twajyaga ujya mu ikariso ufite kandi twebwe nta ujya tugira isoni twe tugira ntabwo twajya ubwose mu kanisa w'imeshoni ushobora mu imeshoni wajyaga mu ikariso ufite isoni ugasohoka nta soni ufite ubwera uri kugira ushobora mu buri kubwira wasohoka kaho kajya kubwira ukota musumuntu mukabasine sito ntabwo abwira umuntu w'Imana ishyize na wale bakura kugaruka wabanza gukeba gusuka rero uruhande ugakeba gusuka bwira umutima kuko ugama muri muri ukuri esiyo ne gushika mu kata kuko wavuga ijambo ryo ngiryo ngo wararokotse warakijijwe ukarebera isi yose irakureba ubwo abana tugire babazibura kuti gushaka tutubaze ariko Imana kugira ngo bagusa ubu nandi no tamro mahamdu no bachete koshta baro nani ndio mrokore nanjye ndio mrokore hapana umunyandi so amagacho bakafite bisebe Imana irakunje binavuga ata hamwe bisandebe akunje ati kama nambi kabati abo kamtaro abamwe abo katuriki abamwe mara kama yo musira abandi bagabana basibuke banije mwahindo turukire yo Filmose tusieno tuhasenga minisita tututajya tutabo utabura gukora sungara agaceka ugiye kujyana kugaceka aho bakarabo ko yishigeza mukama twinginga Imana Rwanda gatura Imana yaratwumvise umuduciye bugufi icyaturita n'inyi Misiri icyatuzanye ahangaha uri mugabo n'abaduhamagaye kandi gace bisana n'iyi na turatekera kandi ibyo kurya niwe wabiteguye washyiteho umungaro zishimbira kandi nawe bashima abo yaba icyo muri na sente zo ku gasi nyaza waza kuyaho izindi zaguye hasi ikuzimu afata imbere ye kuki mbere maye tikurira wewe wakuyaho waza kuzijyaho nawe amen habira konka n'abasinzi ariko n'abantu b'abasinzi nibaganira ngembozi ahakisi cyangwa baricaraga bagafata igicuma cy'inzoga bakaganiraho mwakimanya murakimenyesha abasinzi we n'abasinzi bari baganira cyamarwa abana b'Imana bakijwe nawe twarushaho amen wenu ni pastor kandi y'umuyobozi wa Best International Ministry uyu ni umupasiteri ariko kandi arebera amatorero yose ya Best n'abana kandi afite umugore n'abana n'abizukuru kumi n'abo afite abuzukuru 13 umutima wanjye uyahanje umutima we wose uri mu butumwa amagaragambega yo mu nce byose batekereza
ibyo byose bakubwira izo muri Mbarara ekubiri na mukaga yageze muri Mbarara umwaka wa 2006 izo tandika ikanisa ya Lesta atangiriye itorero rya Lesta Africa mpaka ikirikita ba pastor ubundi ukotoro no yabera rumuri rw'ikubira atangiye hano bapasa bari na betomo tena bagura na ukikiri breakfast yarabahamagaye abashamu muri bajya itubariye polisi barayiye na mbere cyane ikinari cyo bagure yo kuri abagira icyo ashakaga ariko abanza babiryo tandika ikanisa arabagati cyo gutangira itorero Mbarara muri Mbarara ubigeze kama mudirisa tugeze kama mudirisa ntabwo yenda kugira ngace muri mudirisa ndabwa mu bici ashaka kugira ngace mu ruhari ba pastor bakanga na mutwa kwakira abapasa barajyango baramubwira bati twakwakira muri basebura banyabo abene abagore n'abagabo muri icyo gihe enda nohura nari muri party yacho ubasha kuba ubyumva namba se ukaba urimo kuri icyo gihe bari ngo renji abyirisha ubutumwa crusades na conferences za conference zose arazikora turukora na Yesu ntacyo buri mwaka kandi buri mwaka akora kugenda kwa Yesu yone peiza isi yose yaraje okamurundo ariko uyu murundi wone ndangamba nti mvuze ngo hariho pastor muri Mbarara hariho pastor umupasiteri muri Mbarara hariho Reverend muri Mbarara enda yamanye mu karemwa nari kasimbura akimenya ngo narananiwe n'amasi naratsigaranesheje wene ngo wakibaye ku karabamu ko bakimenya ngo yaciye baranaje just backstage koraga kugenda kwa Yesu n'abasi Jesus March